Ese hari igihe ugeramo ukumva nta munezero na muke ufite, hakabaho kuremererwa k'umutima, ukifuza kuva mu buzima? Isomo ry'uyu munsi riragira riti kuba uremerewe n'ibibazo si ngombwa ngo ushake kwiyambura ubuzima, kuko Imana yatumye biba niyo ibizi kandi niyo izabigukuramo. Kuba ufite agahinda si ngombwa ngo wirengagize Imana, kuko Imana niyo muremyi wa byose kandi ni nayo izi ibidukorerwa. Iyo ari bibi irabidukiza, yaba ari byiza niyo iba yabiduhaye. Rero nujya uremererwa n'umutima ufite ibibazo biguhangayikishije, waba uri umukene cyangwa se uri umutunzi, ntukirengagize ko Imana ariyo mugenga wa byose. Ibyo ufite aka kanya ejo ushobora kubibura, cyangwa se waba unabifite n'uba ufite amahoro ahagije ngo wumve unezerewe. Kandi nawe ukennye utagize icyo ufite, ntukirengagize gusenga ngo ujye kure y'Imana, kuko kuba mu munezero icyo gihe uba ufite byose, uba uruta wa wundi utunze watunganiwe ariko akaba adafite umunezero na mba mu mutima we. Kuko gusenga byongera iminsi yo kubaho, ari nayo mpamvu akenshi ubona abantu basenga baba banezerewe, bafite akanyamuneza ku mutima wabo. Nanone twakongera tukifashisha na bimwe mu bintu byaranze umutunzi wabaye uw'agahebuzo ku isi imbere y'Imana, ari we Yobu. Ntitwakibagirwa ko Yobu yabaye umutunzi ariko nyuma akaza gukena, ibyo yari afite akabibura bitewe n'umwanzi Satani. Ariko kubera kwihangana kwa Yobu, Imana yaje kongera irabimusubiza, arongera aba umutunzi, kuko nta cyaha na kimwe yari yarakoze, nta kibi yigeze avuga ku Mana, kuko yarihanganye mu gihe nta kintu yari afite. Niyo mpamvu rero umukire n'umukene barangana, nta n'umwe uruta undi. Niyo mpamvu kuri ino si tuba tugomba kwihangana, ntitube mu gahinda. Nubwo isi ari iy'ibibazo, ntitukabe ikibazo nkayo, ahubwo tujye tuba igisubizo kandi tubere n'ibisubizo bagenzi bacu. Iri ni isomo ry'umunsi rero. Jyewe nitwa Jules Kennedy. Isomo ry'ubuzima rizajya rikugeraho buri munsi, niyo mpamvu ugomba gukora subscribe, ugakora no ku nzogera. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.